Aba ni bamwe mu bashinzwe guhamagara abagenzi babayobora ku modoka zijya mu byerekezo bitandukanye. Barayobora abagenzi ku modoka ziparitse imbere y'amazu y'ubucuruzi, aho zitegerereza cyangwa zigakura abagenzi zinyuranamo n'abaturage b'abanyamaguru baba bihitira muri uyu mujyi wa Karongi. Kuri bamwe ngo iyi ni imbogamizi ikomeye ku mujyi nk'uyu. Iyi ntago ari gare ihagije rwose, nkaho njya nkabona mu yindi mijyi, iyi ntago nabona ari gare. Mu by'ukuri gare y'ahangaha iri mu kavuyo, uyu mujyi wacu nta gare ufite ifatika, gusanga zimwe imodoka ziba ziri ahangaha, izindi ziri hepfo, nta gare uyu mujyi wacu ufite. Aba baturage basanga umujyi nk'uyu ngo ukwiye kugira aho imodoka ziparika ku buryo bitagora n'abagenzi mu gushakisha izigana cyangwa se ziva mu byerekezo bifuza. Nifuza ko badukora gare igaragara, bakayubaka neza, bakahasakara, bakahagira neza, nyine ikaba igaragara. Ni uko bwashyira ingufu cyane mu bikorwa remezo, ariko sinzi impamvu bicumbagira. So dufite ikibazo wenda akarere ka Karongi. Muhire Emmanuel, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Karongi, uvuga ko iterambere ry'uyu mujyi riri kuzamuka buhoro buhoro, yemeza ko igishushanyo mbonera cya gare ngo gihari, ariko ngo ikibura akaba ari abafatanyabikorwa. Iyo gare tuvuga nibura igishushanyo kirahari, turimo gushaka abafatanyabikorwa batwubakira kugira ngo bubake iyo gare nziza. Igisubizo cy'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi gisa n'ikidatanga icyizere ku bategerezanyije amatsiko gare y'uyu mujyi, dore ko kuba hagishakishwa abafatanyabikorwa bitagaragaza igihe nyacyo bazabonekera, mu gihe hibazwa impamvu igikorwa remezo nk'iki kitajya mu biteganyijwe mu ngengo y'imari y'akarere nk'ikintu cy'ingirakamaro, dore ko benshi bemeza ko kutagira gare muri uyu mujyi bishobora no gutwara ubuzima bw'abaturage umunsi ku munsi.